ngiro dufate mu bijyanye n'umunezero w'ubuzima busanzwe twavuga cyane cyane nko ku munsi w'abagore umunsi wa Saint-Valentin tubaho ni nk'ibiki bidasanzwe abizera cyangwa se nkamwe mwizera umunsi ugeze mu fata gute mu by'ukuri nta munsi udasanzwe tugita ntawo mu minsi ya hano mu by'ukuri umunsi udasanzwe iteka ibintu umuntu yibuka igihe umuntu yibuka ni igihe ukizwa ni igihe ukizwa ukibuka igitangaza cyagukorekeyeho amahoro wagize umunezero wagize ariko ntabwo dushimishwa n'iminsi mbese mvuge ngo hari umunsi wabaye uyu munsi udasanzwe ngira ibindi byishimo bishingiye kuri uwo munsi oya ahubwo mu by'ukuri ibyishimo byanjye ni hahandi bikomeza guturuka ni kuri Kristo uba muri ngewe niwe soko y'ibyishimo byanjye ahandi bivuga ngo mwishime iteka kandi musenge ubudasiba urumva rero ko nishime iteka ntabwo nshimishwa nuko habaye umunsi runaka ntawo tugira pe na anniversaire se ibaye imyaka isanzwe yujuje iyi nanjye nujuje iyi by'ukuri ntabwo tujya twizihiza anniversaire nko kuvuga ngo afite anniversaire nanjye mfite anniversaire no cyakora nkanjye iyo anniversaire yanjye ibaye ndabyibuka kubera ko sinabyibagirwa ko navuze iki niki ariko icyo nibuka cyane cyangwa n'icyo ndeba cyane ni ukureba ko imyaka iri kugenda ko ndi gusaza uretse gato nkubwire icyo nibuka ikimbaho k'imyaka iri gushira kandi kwitagaruka ko igiye ibigiye umwami wanjye ndi kumugirira uwe mumaro mu myaka ndi kumara hano ku isi k'igihe kiri kurangira hanyuma wa mwami ukomeye wankijije ufite nawe uko nshaka kombaho muri iyi myaka irimo irarangira inshirana ngera ku wanyuma yo havuyeho umwe burya ibiri gushira akazi kabuka kugenda unacika intege zo gukora n'akazi nibwo rero mpita ntekereza nkibaza ngo ese koko imyaka iri gushirira ukuri ese koko ko havuyeho undi mwaka umwe yo nisuzumye nsanga ndi gutera imbere mu by'umwami wanjye yampamagariye gukora nicyo ngicyo ariko ntabwo ari kuvuga ngo ni celebration z'umubiri ntabwo tukira abantu nyine basanzwe abantu hari muri byavuze ngo singikora ibyajyaga binezeza mbese aho twaraharenze uwo munsi se wenda tuvuge wategarugori nk'uyu munsi ntabwo umudamu wajya avuga ati kucisheriye cyangwa umuze gukundana watazanira n'akarabyo ngo abigereye no abazi ko keya nzimuha ariko ntazimuhereye umunsi runaka nta nubwo mba mbizi ahubwo nk'ubu ngubu ko habaye umunsi w'abagore nabibonye nko kuri WhatsApp ariko nta kalendare nkigira ejo ngo azaba ari anniversaire ejo ngo azaba ari women's day ngo azaba ari Saint-Valentin ntabyo nibuka mbimenya gusa nko kuri WhatsApp nta nubwo rero nagira icyo mbimusabaho kuko umunsi mwiza nibuka nyine nk'uko wamuririmbye yavuze nuwo nemereyeho umwami Yesu n'ubundi kandi ntabyo mba ndekrama bidasanzwe mba ntasanzwe mbona kuko tuba dusanzwe dukundana tubanye neza cyakora mbere nyine icyo gihe cya fiançailles Saint-Valentin narabimenyaga ko yabaye kuko kado zabaga zicicikana Saint-Valentin anniversaire nyine byabaga bishyushye ariko tumaze gukizwa pe byarahindutse kuko nyine byose umuntu abikorerega ashakisha umunezero ariko iyo noneho ugeze kuri Yesu wa munezero wose wari warabuze urawubona ku buryo uba wumva unyuzwe uranyurwa kumva uruzuye pe mbonereho ahubwo ko icyo avuze sheri ni naho umuntu wakijijwe ni naho byorohera ku bantu bakijijwe ubundi kamere muntu igira kwifuza kudashira cyane abagore igitsina gore wenda wavuga ngo surtout ariko c'est pour tout le monde mbese ni kuri buri muntu wese noneho umugabo utarakijijwe
abashaka ibyo kumunezeza nyine byinshi sibyo niho izo nzoga zizira niho imipira izira kurara mu kabari areba umupira n'ibindi byinshi n'umudamu nawe utarakijijwe abakeneye amasitile wa mugabo udakijijwe nibwo akenera abandi bagore mbese ni umunezero ashaka umudamu nawe nibwo akenera byinshi cyane bya hano kandi adashobora kuzigera abona ku mwuzuro w'ibyo ashaka noneho rero umuntu yizeye ubutumwa bwiza nibyo twavuze kare umunezero noneho uhita uboneka nk'uko muri mbere yavuze ngo ubugingo ndetse n'umunezero muri 123 none Yesu maza wenyine nta rindi zina nemera kuko ubugingo n'umunezero bibonekera muri we mbese ubonye ubugingo bw'iteka ariko n'umunezero uba ubonetse sibyo icyo rero gituma bitaba ikibazo cyo kuvuga ngo wenda dukodesha inzu ya make par exemple itajyanye n'igihe ibyo dutunze mu rugo ntabwo bihagije sibyo ibi birasebeje se par exemple urumva ibyo murabirenga noneho aranezerewe ntagishakira umunezero mu bintu nanjye nuko ndanezerewe singishakira umunezero mu bintu sibyo noneho rero biramworohera kumfata neza nk'umugabo we kuko singoranye n'ubundi nanezerewe ni ukorosora nimba ari uwabyukaga sinavuga ngo nabonye undi mugore mwiza nagize no umunezero ndawufite muri Kristo ubwo yampaye umugore nyuzwe nyine n'uwo mfite nawe kandi ntiyavuga ati hari ibyo umugabo atampaye yagombaga kumpa byinshi birenze ibyo bijyanye n'ubushobozi tuba dufite tuba tuvuga tuti dore icyo twashobora gukora ni ibi ngibi tugakora ibyo sibyo kandi twese tukaba twumva tuguwe neza ku bana rero bikoroha birahenduka first of all ubuzima buroroha muba mu munezero ukomeye kandi udashingiye ku bwinshi bw'ibyo mufite cyangwa mushaka urakoze cyane mukava mu makurse y'ibidashoboka mukabaho ubuzima bujyanye n'ubushobozi kandi rwose mukabana neza cyane kabisa yego ni ijuru rito mugabo c'est vrai cyane rwose ni ijuru rito cyangwa se reka mvuge ngo ni ijuru mu isi reka njye mbihereze inyito numva yabihura n'ijambo ry'Imana kubera ko umunezero w'ijuru uraza ugatura mu mitima y'abantu noneho abantu bagatunga ijuru bari mu isi ese ubundi hari umuririmbyi wavuze ngo ibinezeza by'isi sinkibimaranira ngo ku bwa Yesu ndabiretse ngo simbishaka kubera ko mfite Yesu sibyo iyo umaze kugira Kristo apana iby'amagambo ahubwo umwizeye ukaba umukiranutsi kubwe nyine Kristo aba atuye mu mutima wawe umunezero w'ijuru uba waje gutura muri wowe ubutunzi bw'ijuru buba butuye muri wowe ibyo rero nibyo bituma burya n'iby'isi bidafata umwanya muri wowe urimo kubyumva bityo rero noneho kubaho unanezeza Imana bigakunda ariko no kubaho utabangamiye uwo mwashakanye uwo mubana nabyo bigakunda aho gihe bajya bavanga abasangiye ubusa bitana ibisambo noneho ntimba mugisangira ubusa kubera ko muba mufite ikintu noneho musangira mutanamara gifatika kandi muhuriyeho kinini cyane muhora muryaho ikindi nacyo ntabura kuvuga ni kutibaza cyane ku by'ejo umva na Yesu yigisha abigisha gusenga muri Mateyo 6 mujye muvuga ngo duhe none ibyo kurya byacu by'uyu munsi ejo ntiyaduhangayikisha cyane ejo hazaza ntiyaduhangayikisha cyane kubera ko tuba tuzi ko njye sinamenye iby'ejo kandi ariko umwami wanjye ari nawe umbeshaho ari nawe mbereyeho w'iby'ejo arabizi ahubwo mushimira iby'uyu munsi ngakomeza no kumuragiza iby'ejo n'iby'ejo bundi ubuzima bukagenda neza nta mitwaro nta pressure nta stress abantu bakabaho neza babeshejweho na Yesu rero ni sawa cyane
wenda dusoze ikiganiro cyacu ndagira ngo twinjire mu rugo rwanyu. Bibaho ko umubyeyi nyine urumva mwabaye papa na mama mufite umuryango mugari kandi munini. Yego. Iyo mwicaye mutekerezaho iki, mwumvamo mwawugezahe, mwumva mbese muri mwebwe mwumva ari iki muwifuzaho cyangwa mwumva mwawugezaho? Urashaka kuvuga future? Ejo hazaza h'umuryango. Ejo hazaza h'umuryango aho tuwifuza kwanza. Umuryango wacu ejo hazaza hawo hambere ni ukurushaho kunezeza Imana. Iterambere dutekereza ubundi ry'umuryango ni iterambere mu kuberaho umwami wacu neza. Niryo terambere tuba dushyize imbere y'ibindi byose. Urabona biriva ngo mubanze muri Mateo 6 n'ubundi 31 kugeza ku 33 abavuga ngo ntimukiganyire ngo ejo tuzarya iki, ejo tuzambara iki, ahubwo mubanze mushake ubwami bw'Imana no gucyanuka kwayo, ibindi byose muzabyongererwa. Sinzi nimba sound imeze neza. Wenda byumva ntacyo. Okay. Ibindi byose muzabyongererwa. Nyine ntabwo tujya hanze y'ijambo ry'Imana. Niyo twagiye hanze ubwo tuba twibagiwe. Tutatugaruka nyine. Tutatugaruka tugasubira mu murongo mwiza. Icyo nendaga kuvuga n'ubundi ntabwo dushyira imbere cyane ibya hano. Ahubwo turavuga tuti mu buzima tubayeho tunogeje ibi byarushaho kunezeza umwami. Turushijeho kugenda gutya nibyo ashaka kurusha uko twari tubayeho ejo hashize. Reka dukosore gutya na gutya kugira ngo noneho ubushake bw'Imana burushaho gusohorera mu buzima bwacu. Umuryango wacu rero ni umuryango ugomba gusohorerwamo n'iby'Imana ishaka. Niba tuvuge Bibiliya ivuga ngo mu Baheburayo 13 nko ku murongo wa 4 cyangwa 5 gutyo ngo tukirengagize gucumbikira abashyitsi n'urugero. Iryo ni ijambo ry'Imana. Urimo kubyumva. Niyo ndi kuvuga rero za future wazuvuga. Reka bari noneho reka mashe aho ushaka kumva. Kubera ko narumbi. Niba tuvuge inzu ndimo impagije nge na madamu n'abana, ariko nibuka ku ijambo ry'Imana rimbwira no gucumbikira abashyitsi. Ni no mu byo nasaba harimo n'icyo kuvuga ati n'ubwinzi impagije nge n'abana na madame, ariko umushyitsi aje ntitwabona uko tumuryamisha, cyangwa se tunamuryamishije ntibiri comfortable. Si byiza, ntabwo ari no kwiyaranja no mu byo nasaba Imana rero harimo nuko nabona uburyo bwiza n'urugero kugira ngo ungannye mbese mbashe kumwakira abashe kugubwa neza nk'uko ijambo ry'Imana rivuga. Iteka turebera future yacu, ejo hacu heza tuharebera mu byiza ijambo ry'Imana riduhamagarira kugendera. Yego. Ndacyumvisha ariko ntabwo gisubije neza. Mpamvu wa mugani wavuze ngo ntabwo ugeze aho nashaka kugera. Hari abantu bicara nkavuga akavuga ati nubwo nkora nubwo nsenga ariko mfite inshingano zo kureba abana banjye no kugira aho nzabageza. Umwana wanjye agomba kwiga muri Amerika. Okay. Umwana wanjye agomba kujya, umwana wanjye agomba kuzaba, umwana gutyo ibintu nk'ibyo. Ni nk'abantu rimbashije kugira ngo numve ko wagera aho n'ubundi nari mpageze nk'uharugero rw'ikintu kimwe, ariko tujyanye no kwicyo waruvuze. Ijambo ry'Imana riduhamagarira gutoza abana kubaha Imana. Si byo se? Cyo ni kimwe rwose ndacyemeye. Noneho rero no mu murongo, ariko kandi burya abana bacu banatwigiraho. Batwigiraho burya. Kora ndebe burya uruta vuga numve. Bivuze iki? Bivuze ngo ibyo abana bacu batubonaho nabo nibyo bigana. Sibyo? Ubuzima babona tubayemo, uko tubanye nge na mama wabo, uko tubanye n'abaturanyi, uko twakira abatugana, uko dukunda abashyitsi, ibyo byose nibyo abana batwigiraho. Ni ukuvuga rero ngo ubuzima tubamo nicyo cyigisho nyamukuru duhereza abana bacu. Hanyuma ibindi bisanzwe nabyo tureba ibihura na bije tuba dufite, akaba ariyo dukorera abana. Nabwo tutarebye nyine ibidashoboka, ariko ibishoboka byo mu buzima busanzwe umuntu yakorera umwana nibyo dukora. Urumva umwana akeneye kwambara, ubwo tuzamwambika bijyanye n'ubushobozi. Umwana ubushobozi dufite
nyine mufite ubwo munsi ngo nicyo yego ubushobozi buhari tugomba kwibaza ibyejo yego bivuze ngo n'abana ntabwo tuzabatekerereza ibyejo ikindi abana bacu n'ejo sinzi ko nzaba mpari nabyo bitekereze ikindi nabo twamenye ko ni abacu ariko ni n'ab'Imana kandi urimo kubyumva kuko umuntu wese Imana yaremye burya imwitaho sibyo ubwo rero mbasha kumukorera ibyo nshoboye none ariko mba nzi neza ngo n'ejo bundi nimpagezwa ibyo nzahabwa kumukorera nzabimukorera sibyo ariko kandi ntanahari mba nizeye ko azabaho niba koko nawe afite igihe cyo kubaho mu isi kubera ko Imana niyo ibizi imyaka umuntu agomba kumara niyo naba ndahari mba nzi ko azabaho abeshejweho n'Imana ariko mu gihe akiri mu nshingano zanjye nk'umubyeyi mukorera ibyo nshoboye nk'umubyeyi bihura n'ubushobozi Imana yampaye kumukorera nibyo mukorera sinzi wenda madamu niba ari cyo yakongeraho kuko nabyo se kuko hari ukuntu umuntu ahora afite intimba muri we yuko ibyo ashaka gukora umwana abona atari byo abashije gukora ikibanza igisubizo oya ubundi ubona ko nk'ubuzima bwacu twebwe turavuga nyine ubuzima bwacu twamaze kubwegurira Imana tuzi ko nta kintu dushoboye umwana n'ubundi kumubyara ni Imana iguha kumubyara none rero iyo imuguhaye ibizi n'iminsi iwe yo kubaho hari inshingano umubyeyi asabwa ku mwana we turazikora bitewe nyine n'ubushobozi dufite yarabajije ngo tukanyurwa nuko tubikoze wenda nkwibukije ikibazo yarabajije nicyo rero nagize ngo usubize cyane ko ari nk'igihe umuntu aba yigisha umwana nk'ahantu ariko nubwo mwigisha mva rwose nagombye kumujyana oya ubwo ntabwo wanyuzwe twebwe rero ibyo tubakorera tuba tunyuzwe nabyo kubera ko ibyo dukora n'ubundi tuba tuzi ko si byo bibahesha ubuzima mu by'ukuri kandi si namwe muba mubibakoreyeho mubihabwa n'ubushobozi yego urumva Imana tuba tuzi ko Imana iri hejuru y'ibintu byose ushobora no kuvuga ngo umujyane yenda muri Amerika nk'uko waduhaye urwo rugero ariko nabwo ugasanga si bwo buzima bwiza ushobora no kuvuga yenda umujyane hehe nabwo ugasanga si bwo buzima bwiza icyo rero ubushobozi tuba dufite twizera ko ari byo Imana yashimye kuduha noneho tukumva tunanyuzwe nabyo n'ibyo tubakoreye tukumva biranahagije kubera ko tuba tuzi ko Imana ntiyasinzira ngo yibagirwe kuduhereza ibyo twari dukeneye guhereza abana kandi nubwo yabaha ibyo mubahereza ngo ngore kubibaha yego ako kantu nshaka gusobanukirwa reka dusoze ikiganiro cyacu n'ubundi ariko ndashaka kugira ngo dusoze buri wese muhaye umukoro cyangwa muhaye gutanga igitekerezo cyangwa gutanga inama ku bagabo uramutse tuvuge ku buryo ukwiriye sinzi niba ari ugutanga urugero cyangwa kugira inama ku bagabo wowe uvuge ku ruhande rw'abagabo giti cyanjye ngewe nagira inama y'umuntu wubatse urugo kubana n'umugore we gutya ugire nk'agashusho gato wavugaho nawe agende muri uwo mujyi urakoze ariko tunagushimira ku biganiro nyine twagiranye hashingiye ku buryo twabitangiye banza tutanibwiye abadukurikiye biriya bintu impamvu rero njyewe najya nabikunda kwivuga ntacyo bishobora guhindura icyo umuntu agiye kumva urakoze cyane nacyo ariko twanagikora oya ntacyo ubwo reka twikomereze ku nama nagira abagabo nk'uko wari ubimbwiye abagabo nzi intege nke z'abagabo urumva nashatse umugore nkijijwe ariko nzi abagabo intege nke zabo muri rusange nkaba rero ariho nahera natanga n'inama noneho abagabo akenshi icyo tuba dusabwa ni ukwita ku ngo nyine zacu n'ijambo ry'Imana nicyo ridusaba buri gihe izo nshingano tugakorera nyine abadamu bacu abana ibibakwiriye ariko abagabo benshi
kubera cya kibazo navuze kare, hari n'igihe unanirwa kwita ku mugore wawe kubera abandi witaho, abandi witaho, abandi ushaka kunezeza batari we, ariko nabo ukeneyemo umunezero. Ibyo rero bigatuma ujya kure, ukajya kure y'urugo rwawe, ukarwamo utanarurimo, ari nako kurusenya burya. Nta mugore rero mwiza umugabo yabona uruta umugore we. Yego, kuko iteka umuntu aba ashaka kugereranya umugore we n'abandi, ari naho ahera nyine urugo rwe arusenya burya. Ni uko wabonye abandi ukabita beza, ukabakurikira. Mu kubakurikira rero ukibagirwa urugo rwawe. Nimwe ujya avuga ngo umuntu abonisha itamba agata n'urwo yari yambaye. Ubwo nibanzaho cyane kuko ni ahantu hakomeye hatuma n'abantu bajya mu madivorce bagatandukana. Umugore wawe niwe mugore mwiza, nta wundi mugore mwiza uhari umuruta. Na wa wundi umva aho nshaka kubivugira, kuko agira inama wansabye kandi ayiguha nk'umuntu uzi neza umuntu, nzi umuntu uko ameze. Nabayeho ntakijijwe ariko ndanakizwa, menya itandukaniro, nzi ikibazo rero umuntu afite. Ikibazo umuntu afite ni ukutanyurwa nyine. Ntabwo umuntu anyurwa iteka abashaka na biriya na biriya na biriya na biriya na biriya. Ntabwo rero umugabo yaba umugabo w'abagore bose, ntibyashoboka. Nimba warahisemo gushaka, ubwo wahisemo umugore umwe mugomba kubana, sibyo? Ubwo ari uwo mubana rero, banza umwakire mu mutima, umwakire wumve ko ari we mugore wawe, unyurwe nawe. Ubundi wicara ukorere urugo rwawe, ariko ibyo ubonye byose ntubitakaze hirya no hino mu bandi no mu bindi, ahubwo ubishyitse mu rugo. Niba hari n'icyo ushaka gukora kindi wenda cyo hanze y'urugo nyine, ukigeho inama na wa mugore wawe mwashakanye, kuko n'ubundi mwabaye babiri kandi ababiri baruta umwe, unamufite kugira ngo anakungure mujye n'inama. Kwa gushaka rero kunyurwa n'abagore batanu bangahe, batandatu, 10, 2, 3, n'ubundi n'uwa kabiri ufite ku ruhande nawe ntazakemura ikibazo ufite mu mutima, n'uwa gatatu washaka nawe ntiyagikemura. Bibiri tubwira Salomo nk'ikigereranyo ngo yashatse nk'abagore 1000, sibyo? Ariko byose arangije aravuga ngo byose ni ubusa. Mvuze icyo kubera ko nzi ko ariyo faiblesse ikomeye y'abagabo. Umugabo rero ahava akagira, niyo nama namugira, kunyurwa n'uwo bashakanye, kandi nkamwizeza ko n'undi wese yashaka ku ruhande atazigera amunezeza, ahubwo nanyurwe n'uwo afite. Noneho ubwo bicare bubake urugo barunezererewe, kandi bose bakiranye mu mitima, bumva ko ku kijyanye n'urushako, ku kijyanye n'umugabo n'umugore, icyo bagikemuye bagisize ku ruhande, ko igisigaye ahubwo ari ukwicara bagakorera urugo rwabo. Nubwo utansabye inama ku badamu, ariko nayo ndayitangaho gato. Abadamu nabo hari igihe batekereza ko ibyo umugabo amuha, n'urugero mu bushobozi kandi wenda buhari, bidahagije, ahubwo akumva ko yakenera n'abandi bo kugira ngo noneho abone ibyo umugabo we atamuhaye. Urimo kubyumva? Kwicyo rero naho reka mvuga iki, n'uwaguha ibyo abagabo bo muri Kigali bose dutunze, nanjye mba muri Kigali, ibyanjye nkabiguha, ibya Etienne, mbese ibyo abagabo bose bo muri Kigali babihaye umugore umwe, ntabwo umugore yashira umururumba w'ibintu. Bityo rero niba ukeneye kubaka urugo rwawe, wihanga amaso ku by'abandi bagabo batunze, sibyo? Biroroshye ko umugabo yagushukashuka, bajya banavuga ngo amareshya mugeni siyo
amutunga akagushikisha utuntu akakwitaho kugira ngo usanga gusenyera urugo. Ariko by'ukuri munabanye n'ubundi wazabona nawe atahaza kwifuza kwawe. Urimo kubyumva. Bityo rero niba umuntu yahisemo kubaka urugo narwubake ariko anyuzwe n'uwo bashakanye, ananyuzwe n'iby'Imana igenera urwo rugo. Reka mvuga iki rero ko Imana ni igenera abantu, sibyo? Nitugenera ibidukwiriye. Bivuze rero ngo ibyo yabageneye nibyo. Witinda cyane ku byo umuturanyi afite. Witinda cyane ku byo umwiganye afite. Witinda cyane aho abana b'abaturanyi biga. Witinda cyane ku nzu abaturanyi babamo. Ahubwo shima Imana ku byo yakugeneye uwo munsi. Ko birivuga ko ni nayo igaburira inyoni, ni nayo yambika uburabyo, ubwo ibyo yakugeneye bishimira Imana. Winarenganya umugabo ko we atazanye byinshi. Ubwo ni ibyo gena Imana yatanze. Ntago abantu bose babaho mu buzima bungana bw'ibyahano, ntibyashoboka. Kandi ikindi n'uriya wifuza kumera nkawe, nawe ntaragera ku kigero yumva kanyuzwe n'ibyo abona. Unyurwa n'uko umeze, unyurwe n'ibyo urugo rwawe rubona. Wa mugabo unyurwa n'umugore wawe, wa mugore we unyurwa n'ubushobozi nabwita bw'umugabo wawe, ariko burya si n'ubw'umugabo wawe, ubushobozi bw'urugo. Ubundi mwicare mwubaka urwo mutuje, murera abana, mubeho neza. Yego madame nawe niwe tugeze. Murakoze. Nanjye inama nagira abamama bagenzi banjye, nubwo nyine biba bigoye ko umuntu abasha kwiyakira ngo yakire ubuzima bwe, akenshi usanga kamere y'umuntu imwereka ibyo adafite. Akenshi umuntu aba areba ibyo adafite, kuzareba ibyo ufite biragorana. Ariko ubundi umuntu wari umukobwa, umusore akamukunda akaniyemeza kumugira umugore we, burya abo bantu bicaye bagatuza bakubaka urugo. Ariko akenshi usanga nyine bitagikunda, nta bantu bakibana ngo babane neza, kubera nyine utuntu twinshi tugenda tuzamo ko kutanyurwa. Umudamu rero icyo nanjye namugiraho inama ni ukubanza nyine akumva ko anyuzwe n'urugo rwe, urugo yisanzemo. Hari utuntu twinshi dukunda, wabona icyo runaka yambaye ukumva nawe urashaka kucyambara, wabona icyo runaka agezeho ukumva nawe ugomba kukigeraho, ariko ntabwo ari byo byubaka. Ntabwo ari byo byubaka, ahubwo nyine icyubaka ni uko kubanza ukumva unyuzwe, utuje mu mutima, noneho ukanamenya kugandukira umugabo wawe. Usanga akenshi umuntu wagukunze akagushyira mu rugo akakugira umugore we, umugandukiye ukamwubaha, mwabana